Ndabaramukije mwese nshuti bakunzi bo kubaho Table Talk, mbifurije amahoro, mbifurije urukundo, niwo murage twasigiwe, mbifurije umunezero kuko niwo gisobanuro cyo kubaho gukwiye, mbifurije kandi kuba imfura, mujye muba imfura aho muciye hose, ntimukajye murangwaho n'umugayo. Ikaze rero ni karibu ku meza, ngewe tugiye kubana, nitwa Pascaline. Uyu ni wa mwanya w'ifunguro ry'umunsi. Iyi munsi rero ifunguro dufite ni uguhishura icyo twaremewe. Niki waremewe? Nuhe mwanya wawe hano ku isi? Ese ibintu byose ujyamo, ibintu byose urimo, ubona ari ibyawe? Ese ubona ubishoboye? Wumva ko misiyo yawe hano kuri ino si ari ibyo ngibyo uri gukora? Iteka twese iyo turi ahangaha tuba dufite icyatuzanye, buri wese afite umurimo we. Buri ibihari byose nubwo ubona ari byiza siko ari ibyawe. Ndagira ngo rero uyu munsi wa none uhishure icyo waremewe. Tekereza neza, bikubera igitekerezo cy'umunsi, uhishura icyo waremewe, kubera ko bituma uhora uryohewe n'ubuzima, ukora ibintu ukunze kuko uba wumva ko nyine ni ibyawe. Niyo bitagenze, niyo bigenze uko utashatse, ntabwo umutima wawe ukomereka cyane kuko urabizi ko ari byo waremewe, urabizi ko ari byo byawe, ubirimo nyine ubishaka, sibyo? Hanyuma ikindi, bikurinda kujya mu bigare, bikurinda gutakaza umwanya wawe, bigatuma igihe cyawe ugikoresha neza, kubera ko igihe, time is money, igihe ni amafaranga. Umuntu rero warangije guhishura umwanya we hano ku isi, uwo muntu arishimye. Uyu munsi nawe ukubera umunsi wo guhishura icyo kintu. Urakoze, dukomeze dufatanyirize hamwe, tureba ukubaho gukwiye, ukubaho, uko mbayeho, uko tubayeho, hanyuma twungurana ibitekerezo, tubeho turiho, twe gupfa kubaho.